Red Blue JD. Mu ntambara ya kabiri y'isi igicucu cya swastika umusaraba w'igoronzoye w'abanazi cyari gitwikiriye Vatikano na bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Hitler actually gave the orders to invade the Vatican. Ich habe meine Pflicht getan. Nun tun Sie die Ihrige. Hitler didn't want to kidnap the Pope, he wanted to kill him. But it's not too late to stop him. Ruhande rumwe hari Hitler ushishikajwe no guta muri yombi papa akaraswa agasunikira abasirikare b'abanazi kwihutira kubikora. Hagati aho Papa Pio wa 12 bamwe bahembye Hitler's Pope. Papa wa Hitler nawe niko yagambaniraga Hitler ngo ahirikwe ku butegetsi byanze bikonze nibiba ngombwa anicwe. Pius said it must be done, change the regime, and good things will happen. Das reicht! Papa Pio wa 12 ntiyavuzweho rumwe ndetse n'ubu benshi bumva impamvu yahisemo kwicecekera ntagire icyo avuga mu gihe abanazi barimburaga abakristo n'abayahudi mu Burayi. N'indi nkuru iki kiganiro kikugezaho indi muzitaragarutsweho cyane mu mateka y'intambara ya kabiri y'isi, imibanire no guhangana gukomeye hagati ya Vatikano na Berlin, Papa Pio wa 12 na Adolf Hitler. A secret showdown between the Vicar of Christ and the Antichrist. It's right out of James Bond. Well, it's better than James Bond because it's real. Aba bombi bahanganye mwibanga n'ibitero bya gisirikare byagereranywa n'ibyo muri seri za James Bond, ariko byo si filme byabayeho. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi ugikurikira ku Isango Star ukakigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri page ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Ngendi Alphonse Muhire Munana. Hans, signate crucis, et confirmo te chrismate salutis, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, pax tecum. Amen. Adolf Hitler na Eugenio Pacelli waje kuba Papa Pio wa 12 bose bavukiye mu miryango yabareze mu kwemera Gatolika, ariko Eugenio Pacelli yita cyane ku kwemera kwe kugeza abaye papa. Hitler nawe afata inzira ye mu buryo bw'amahame ya politiki yihariye, agambirira no gusenya burundu kiliziya no kwemera Gatolika yabyirukanye kugeza benshi ahubwo bamufashe nk'igicucu cya shitani mu isi. Mu bwana bwe Hitler yashakaga kuzaba padiri, yakundaga kenshi guhagarara hejuru y'intebe mu gikoni akambara itaburiya ya nyina agasubiramo kenshi amagambo ya padiri mu misa nk'uri kuyisoma. Pacelli waje kuba Papa Pio wa 12 kimwe na Adolf Hitler waje gushinga ishyaka Nazi ryayogoje Uburayi mu rwango n'intambara zitigeze zibaho na rimwe mu isi kugeza ubu. Bombi bari kimwe neza mu bwana bakomeye cyane ku bukristo no kwemera Gatolika. Impanuka z'amateka n'ibihe byaje kubanyuza mu nzira zitagira aho zihuriye na busa ndetse bisanga bahanganye bikomeye mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi. Hagati y'ikibi n'icyiza, inzira za Pio wa 12 n'iza Hitler zabanyujije mu byerekezo bibusanye cyane. Buri wese ku giti cye muri ibyo bihe yaranzwe n'umurava wihariye, gutekereza no gufata ibyemezo bidasanzwe. Inyuma ya buri umwe muri aba yakurikiwe na miliyoni nyinshi z'abacengewe n'amatwara ahagarariye. Ibitekerezo, imitima, amahame no kwemera byagonganishije bikomeye Hitler na Papa Pio wa 12. In Hitler's mind, there was no room for any other gods before him. As he himself put it, we want no other god but Germany. They did things like send out brown shirts to smear altars with excrements and behead statues in cathedrals. Mu myaka mike yabanjirije intambara ya kabiri y'isi, mu ibanga rikomeye Hitler yatangije intambara kuri kiliziya. Mu bitekerezo bya Hitler nta yindi mana yabonaga imbere ye uretse we n'Ubudage. Yoherezaga abajyana ibitambaro byijimye bakabitwikiriza za altari muri kiliziya, bagasukaho indobo z'amazirantoki, bagaca imitwe amashusho muri kiliziya, ahandi imisara bigasimbuzwa za swastika. Hari urugomo rwinshi. Uku niko rimwe abanazi bafashe umwe mu bakoranaga na Kardinali wa Vienne bamunyuza mu idirishya agwa hasi avunagurika amaguru. They threw one of the Cardinal of Vienna's assistants out a window and broke his legs.
umwe mu bari bungirije Hitler rimwe yigeze kuvuga ko iby'Imana no gusenga ibyo nta mwanya bifite kuko ngo iherezo ryaho isigana rigenwa n'umunwa w'imbunda nta kindi. Uko ni nako abanazi berekeje imbunda kuri kiliziya. Ntabwo hagombaga kuba handi mahame abangikanye n'ay'abanazi mu bice bigaruriye. Ibi ntibyari gushoboka kuko Hitler ubwe yagombaga gufatwa mu ishusho n'umwanya abakristo gatolika bahaye Kristo. Mein Kampf, Hitler's book, My Struggle, would replace the Bible at the altar. Igitabo Mein Kampf cya Hitler cyagombaga gusimbura Bibiliya ibijyanye n'inyigisho kimwe n'amahame ayo ariyo yose bigashingira ku gutekereza kwa Hitler. Guhangana na papa nta gisibya byagombaga kubaho. Abakristo gatolika bagiye mu mihanda bakomeza kwamagana akarengane, urugomo n'ubwicanyi bikorwa n'abanazi. Ibi byarushijeho ahubwo kuzambura umujinya w'abanazi, ibintu biba bibi kurushaho. Kiliziya no kwemera gatolika mu Budage, Hitler yagombaga kubihanagura mu gihugu cye n'ahandi hose azakandagiza ibendera rye. Aha byasabaga ubushishozi n'imbaraga bya papa mushya. Acceptiarem tribus coronis ornatem et sies de esse patrem principum et regnum. Mu kwa kabiri mu 1939 Papa Pio wa 11 yarapfuye. Mu byumweru bitatu byakurikiyeho habaye conclave ngufi muzabayeho. Abakardinali bemeza ko Kardinali Eugenio Pacelli ari we umusimbura ahabwa izina rya Pio wa 12. Yaramaze igihe ari ushinzwe ububanyi n'amahanga i Vatikano. Benshi muri bagenzi be ngo bamufataga nk'umunyapolitiki wo ku rwego rwo hejuru. Pio wa 12 yaraje nk'umuyobozi w'ukwemera ku mugabane w'Uburayi wari wituweho n'ibyago byinshi no gucikamo ibice ku buryo butari bwitezwe. Hitler yari yararangije kwigarurira Autriche. Mu minsi 3 yakurikiyeho yari yerekeje muri Czechoslovakia, yerekeza ku Burayi bw'Uburasirazuba na Polonye yafatwaga nk'igicumbi cy'ukwemera gatolika muri ako gace. Ich habe Sie zusammengerufen, Ihnen Einblick in die Faktoren zu geben, auf denen meine Entscheidung zu handeln basiert. Es war mir klar, dass ein Konflikt mit Polen kommen musste. Ein Anschlag auf mein Leben oder Mussolinis könnte die Situation zu unserem Nachteil verändern. Hitler mu nama n'abasirikare bakuru ati nabahamagaje ngo tugire ibyo twumvikana ku byemezo narangije gufata. Murabizi narabisobanuye neza kandi kenshi. Polonye igomba kuba yacu kandi mumenye ko kugerageza gushyira ubuzima bwanjye cyangwa ubwa Mussolini mu kaga ibi byazahindura bikomeye hazaza hose hacu. Icyo gihe ibintu bizaba bibi cyane. Tugomba gufata ibyemezo bikomeye nta kwibabarira na guke. Turi imbere y'amahitamo agoranye. Nibitabibi tuzashira ndabarahiye. Mu kwa munani mu 1939 habura ibyumweru bibiri gusa ngo intambara ya kabiri y'isi itangire. Adolf Hitler yakeranije abasirikare bakuru abasobanurira umugambi yari afite wo gusenya burundu ubutegetsi bw'abihaye Imana na Kiliziya ntibizongere kuvugwa ku butaka ayobora. Benshi muri aba n'ubundi bari basanzwe ari abakristo. Ibi byarabatunguye ariko bagombaga kubahiriza amabwiriza bahabwa nta mpaka. Ntacyari gutangira Hitler mu kwa 9 mu 1939 ingabo ze zigaruriye Polonye uko yari yabiteganije. Ingabo ze zishe benshi by'umwihariko abayahudi. Muri Polonye abayobozi mu nzego zose kimwe n'abihaye Imana bashyizwe ku murongo bakarasirwa mu ruhame. Abanyapolonye kwijanisha 90 bari abakristo gatolika. Byatumye ako kanya abasenyeri n'abapadiri berekezwa mu nkambi bicirwagamo, abandi bakoreshwaga imirimo y'agahato. Byageze mu kwa 9 imibare n'amalista ariho amazina ibihumbi byinshi by'abakristo, abapadiri n'abasenyeri bagiye baraswa n'abanazi babahize hasi hejuru bigera i Vatikano mu biganza bya Pio wa 12. Papa yatangiye nawe gushakisha icyakorwa ngo ibi bihagarare. Yagiye mu ihurizo ritoroshye. Umuvuduko w'abanazi no guhabura abanyaburayi byari ku ntera ihambaye. Papa Pio yibajije niba agomba kwamagana Hitler ku mugaragaro cyangwa agahamagarira abagatolika kwegura intwaro bakarwanya Hitler ku mugaragaro cyangwa se nanone ahubwo akicecekera. Abura uko abyifatamo cyane ko abandi bamugiraga inama yo kuryumaho kuko gutinyuka akabivuga gusa ngo byari gutiza umurinda abanazi noneho bakabamarira rimwe nawe kandi Hitler atamusize inyuma. Papa Pio wa 12 byamubereye ikigeragezo cy'ubuzima bwose, ashyira amavi hasi arasenga. Ascoltate, o prediletto da Dio, l'ardente grido che da ogni cuore fedele si innalza. Polonye yari igihugu hafi abaturage bose bari abagatolika, benshi banenze cyane Papa ngo yapfa kuvuga interuro imwe gusa akagira ati
Could you imagine if the Pope had said, this is a dark evil that we have to resist? I am calling on all Catholics to resist Hitler. Hitler n'abanazi bakandagiye muri Polonye n'icyago n'igicucu cy'ikibi dukwiye kurwanya, ngo byari kugorana ko Hitler arenga muri Polonye kuko hari kuba hatangijwe intambara y'amahame ku yandi ay'abanazi akagongana n'ubukristo ku buryo n'abasirikare ba Hitler bamwe ngo bashoboraga kumuvaho. Kwicecekera kwa Papa Pio abandi baragushyigikiye cyane kuko kugira icyo bivugaho mu ruhame ngo byari gutuma abakristo ahubwo Hitler arushaho kubahiga nk'abayahudi n'abakabarimbura. Byatumye n'ubu umurage Papa Pio wa 12 yasize utavugwaho rumwe kuri iyi ngingo. Byagorana gufata umwanzuro ku buryo byari kugenda neza koko iyo Papa Pio ahamagarira abakristo gatolika kwihagararaho no kurwanya abanazi ku mugaragaro, kuko nko mu Buholandi hari abahagurutse barabyamagana, ariko ibi byatumye imibare y'abihaye Imana berekejwe mu nkambi z'urupfu zari zarashinzwe n'abanazi wiyongera cyane kurushaho. Ntacyo byagabanije ku muvuduko wa Hitler mu gushyira mu bikorwa imigambi ye. Papa Pio wa 12 yagerageje gushyiraho uburyo bwo kuvugana n'abasenyeri, aho kimwe n'abapadiri benshi bari barahurijwe mu nkambi zicungiwe umutekano n'abanazi, ariko uko yabigeragezaga niko bamwe muri bo bahitaga baraswa. There were statements back from the concentration camps. Every time we get a message from the Vatican, more of us get killed. The Pope at some point issued a letter to the people of Poland. Rimwe Papa yandikiye ibaruwa abaturage ba Polonye, ariko abasenyeri banga kuyisoma barayitwika. Bandikira Papa bati rwose wakoze nyir'ubutungane, ariko ubu butumwa ntabwo twabusoma kuko hakwicwa benshi kurushaho. But I'm not going to read it because people will be killed if I read this. Papa yabuze uko abigenza, yongera gusenga ngo Imana igire ikimwereka cyo gukora. Hagati aho niko indi migambi ye nayo yari imicurwa ngo Hitler agushwe. Papa Pio yiringiye agatsiko k'abanazi bakuru n'abasirikare bari iruhande rwa Hitler batari bashyigikiye ko akomeza kwica abihaye Imana n'abakristo. Aba batangiye kugambana na Papa Pio. Umwe mu ntasi zikomeye Vatikano yari ifite mu Budage bwa Hitler n'umunyamategeko w'umugatolika cyane Joseph Müller, uyari mu bagambaniye kenshi Hitler barwanya amahame ye kugeza ku munota wa nyuma. Bamwe bamufashe nk'umunyenganda Oskar Schindler warokoye abayahudi batari bake bahigwaga, cyangwa Vito Corleone wifashishijwe mu kwandika ibitabo n'amafilime byiswe Godfather. Abasenyeri gatolika b'Abadage uyu Joseph Müller niwe bifashishije mu guhererekanya inyandiko na Vatikano mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi. Mu kwa 9 mu 1938 Müller yahamagajwe mu nama na General Hans Oster wari umuyobozi wungirije wa Abwehr, ishami ry'ubutasi ry'igisirikare cya Hitler. Müller akigera mu biro bya General Oster yahise yiyumvisha ko wasanga iyo ariyo nama ye ya nyuma, ko imigambi ye y'ubugambanyi na Papa yarangije kumenyekana. Wir wissen sehr viel mehr über Sie als Sie über uns. Ich sehe, haben Sie viele Freunde im Vatikan, ja? General Oster yamubwiye neza ko urwego rw'ubutasi Abwehr ruzi byinshi ku bikorwa bye, kandi ko bazi neza ko afite inshuti nyinshi i Vatikano, kandi ko uyu mubano wabyarira Abwehr umusaruro. Müller nawe amusubiza ko adashobora na rimwe kwakira inshingano zo gutata kiliziya abereye umukristo, ndetse ko adashobora gukora ikintu na kimwe cyabangamira Papa Pio wa 12. General Oster aturibeshye cyane kuko nanjye ibi biro ndabikoresha nk'urwanya ubutegetsi bwa Hitler. Turi kumwe rero, ati ni Hitler cyangwa twebwe, ubwigenge cyangwa tukamanikwa. Nun zufälligerweise ist dies auch der Hauptsitz der deutschen militärischen Opposition gegen Hitler. Und ich persönlich werde dafür sorgen, dass das Schwein gemeuchelt wird. Mu buyobozi bukuru bw'ingabo za Hitler, ibiro bikuru by'iperereza rya gisirikare Abwehr byagizwe ubwihisho n'ubuhungiro ku basirikare bose bari bagambiriye guhirika ubutegetsi bwa Hitler no kumuhitana. Umuyobozi mukuru wa Abwehr Amiral Wilhelm Canaris yari mu yindi ngoro ya Hitler yabarizwaga mu majyepfo y'Ubudage bitaga icyari cya Kagoma, ubwo Hitler yabagaragarizaga umugambi mubisha yari afite kuri Polonye. Ntibyateye kabiri Amiral Wilhelm Canaris ibi bitekerezo yabonye n'amaso ye bishyirwa mu bikorwa muri Polonye. Mu kwa 9 mu 1939 ubwo yari mazunguruka mu mujyi wa Varsovie, yabonye imirambo y'abasivile bamwe bakomeretse bavirirana,
indi mirambo iribwa n'imbeba abandi bataka hirya hino. Amiral Wilhelm Canaris yasubiye i Berlin yashengutse umutima, asanga bagenzi be bari biganjemo abasirikare bakuru muri Abwehr. Aba nabo bari bararahiriye kwivugana Hitler. Aba bari bafite ubushobozi bwose bwo kubigeraho, ariko bakomeje kwibaza nanone uburyo Ubudage buzakomeza kubaho nyuma y'urupfu rwe, banashakisha gushyira ku munzani inyungu bazabikuramo. Bibazaga niba ibihugu bimwe nk'Ubwongereza bizemera guhagarika intambara n'Ubudage bwari bumaze kwishora mu mabi menshi. Bibazaga niba urupfu rwa Hitler ruzatuma intambara ihagarara. Bakibaza cyane nanone ku bwoko bw'ubutegetsi bazashinga. Mu bihugu bari barigaruriye bishe abantu benshi, basenya byinshi, bakibaza ibi nabyo uko bizagenda bikabashobera. Bari bakeneye umuntu cyangwa ubundi butegetsi n'ububasha bw'ahandi bubaha icyizere ko bashyigikiwe. Amiral Wilhelm Canaris na General Hans Oster bombi uwo babonye wabibafashamo akabasha guhuza impande zose bakumvikana ni Papa Pio wa 12. Aba batangiye ibiganiro na Vatikano. Mbere yo kwica Hitler bemeranijwe ko babanza kubiherwa umugisha na Papa, yabyemera akababwira uko bizagenda ubundi bagahita babikora. Papa Pio ntiyatinze kubyemera. Mu 1939 ku nzira mu ntambara muri Polonye aba bari barangije kumvikana ko ariho bicira Hitler, ariko hagati aho kugira ngo ibi nabo bemere kubikora bari bakeneye umuntu wo kwizerwa uzabafasha kwikura mu bibazo bizasigara ku Budage nyuma y'urupfu rwa Hitler. Bari bakeneye kubanza kumvikana n'ubutegetsi bw'Ubwongereza. Ako kanya nanone uwo babonye byihuse wabafasha muri uyu mugambi ni Papa Pio wa 12. Icyari kibagoye kugeza ubwo no gutangiza ibiganiro na Papa. Aha niho uruhare rwa Joseph Müller rwaje kuba ingirakamaro. Uyu mugabo yari amaze igihe kinini ari intasi ya Vatikano n'ubundi mu Budage. Joseph Müller yarasanzwe azi kwitwarira utudege duto mu kirere. Indege zose imbere no hanze y'Ubudage zagenzurirwaga hafi. Müller yari yifitiye akadege gato yibikiraga ubwe, yashoboraga rimwe ari nko ku cyumweru guhaguruka Munich mu Budage akakagurutsa akagera Milano mu Butaliyani, aho yahuriraga n'intumwa za Papa Pio, agasubira mu Budage nta nkomyi. Aba yababwiye ko bitegura guhirika Hitler ku butegetsi, icyo bari bakeneye gusa ari ubufasha bwa Papa. Papa nawe ati, ho pregato a lungo e ora mi è chiaro che non posso sottrarmi a questo dovere. La Gran Bretagna deve dare ascolto all'opposizione tedesca. Ibyo bintu narabisengeye cyane kandi mu gihe kinini munabimenye ko ntashobora guhunga inshingano zanjye. Abarwanya Hitler bagomba kumva kandi ko bazakirwa mu Bwongereza. Ibi byarimo ingaruka zikomeye. Ese iyo bigerwaho inkurikize no ku Budage ubwaho, n'ubuhe butegetsi bwagombaga gukurikiraho? Papa Pio ati, qualsiasi governo senza Hitler. Ni ubutegetsi ubwo aribwo bwose butarimo Hitler. Ronald J. Clark yanditse Hitler, the War and the Pope. This was an incredibly bold move by the Pope to decide to throw in with one side. Ati Papa Pio yagiye mu bibazo bikomeye akibaza niba barimo bagambana bazica Hitler, niba urupfu rwe nawe azajya mu mubare w'abarugizemo uruhare cyangwa niba azakurwa ku butegetsi gusa ntiyicwe. Ibyari gukurikira urupfu rwa Hitler nabyo byamuteraga gushidikanya gukomeye. Papa Pio ngo yageze aho yumva neza ko hari igihe biba ngombwa gufata ibyemezo biruhanije. Yagendeye ku nyigisho za Mutagatifu Thomas Aquinas wagize ati, quote, uzica umutegetsi mubi ngo abohore abaturage, uwo ni uwo gushimwa no kuratwa kandi akwiye kubigororerwa. He that kills the tyrant for the liberation of the country is praised and rewarded. Padiri George Rutler yanditse Principalities and Powers ati, quote, mu by'ukuri ku bijyanye n'abanazi aba bagiye bafata amoko y'abantu bakagambirira kubarimbura burundu. Rero icyo byasaba cyose cyakorwa ngo ibi bitekerezo bihagarikwe. Aha rero nta gushidikanya Papa Pio wa 12 yumvise ko uyu mugambi agomba kuwugiramo uruhare kandi nta rubanza kwicira. Papa Pio akimara kujya muri uyu mugambi, ibikorwa by'ubutasi n'iperereza byaratangijwe, raporo zose zikagezwa i Vatikano mu biganza bya Papa Pio. Imvugo zose z'ahantu n'amazina y'abari muri iki gikorwa na Hitler ubwe, ingendo ze n'ibikorwa bye byose byahawe inyito nshya zibanga. Red Blue JD. Konze nibiba ngombwa anicwe.
Pius said it must be done, change the regime, and good things will happen. Das reicht! Papa Pio wa 12 ntiyavuzweho rumwe, ndetse n'ubu benshi ntibumva impamvu yahisemo kwicecekera ntagire icyo avuga mu gihe abanazi barimburaga abakristu n'abayahudi mu Burayi. N'indi nkuru iki kiganiro kikugezaho, indi muzitaragaruzweho cyane mu mateka y'intambara ya kabiri y'isi, imibanire no guhangana gukomeye hagati ya Vatikano na Berlin, Papa Pio wa 12 na Adolf Hitler. A secret showdown between the Vicar of Christ and the Antichrist. It's right out of James Bond. Well, it's better than James Bond because it's real. Aba bombi bahanganye mu ibanga n'ibitero bya gisirikare byagereranywa n'ibyo muri seri za James Bond, ariko byo si filme byabayeho. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi, ugikurikira ku Isango Star, ukakigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri paji ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Nge ndi Alphonse Muhire Munana. Hans, signate crucis, et confirmo te Chrismate salutis, in nomine Patri, et Filii, et Spiritus Sancti, Pax tecum. Amen. Adolf Hitler na Eugenio Pacelli waje kuba Papa Pio wa 12 bose bavukiye mu miryango y'abareze mu kwemera Gatolika, ariko Eugenio Pacelli yita cyane ku kwemera kwe kugeza abaye Papa. Hitler nawe afata inzira ye mu buryo bw'amahame ya politiki yihariye, agambirira no gusenya burundu kiliziya no kwemera Gatolika yabyirukanye, kugeza benshi ahubwo bamufashe nk'igicucu cya shitani mu isi. Mu bwana bwe Hitler yashakaga kuzaba padiri, yakundaga kenshi guhagarara hejuru y'intebe mu gikoni akambara itaburiya ya nyina, agasubiramo kenshi amagambo ya padiri mu misa nk'uri kuyisoma. Pacelli waje kuba Papa Pio wa 12 kimwe na Adolf Hitler waje gushinga ishyaka Nazi ryayogoje Uburayi mu rwango n'intambara zitigeze zibaho na rimwe mu isi kugeza ubu. Bombi bari kimwe neza mu bwana, bakomeye cyane ku bukristo no kwemera Gatolika. Impanuka z'amateka n'ibihe byaje kubanyuza mu nzira zitagira aho zihuriye na busa, ndetse bisanga bahanganye bikomeye mu bihe by'intambara ya kabiri y'isi. Hagati y'ikibi n'icyiza, inzira za Pio wa 12 n'iza Hitler zabanyujije mu byerekezo bibusanye cyane. Buri wese ku giti cye muri ibyo bihe yaranzwe n'umurava wihariye, gutekereza no gufata ibyemezo bidasanzwe. Inyuma ya buri umwe muri aba yakurikiwe na miliyoni. Red Blue JD. Mu ntambara ya kabiri y'isi, igicucu cya swastika, umusaraba w'igoronzoye w'abanazi, cyari gitwikiriye Vatikano na Bazilika yitiriwe Mutagatifu Petero. Hitler actually gave the orders to invade the Vatican. Ich habe meine Pflicht getan. Nun tun Sie die Ihrige. Hitler didn't want to kidnap the Pope, he wanted to kill him. But it's not too late to stop him. Uruhande rumwe hari Hitler ushishikajwe no guta muri yombi Papa akaraswa, agasunikira abasirikare b'abanazi kwihutira kubikora. Hagati aho Papa Pio wa 12 bamwe bahembye Hitler's Pope. Papa wa Hitler nawe niko yagambaniraga Hitler ngo ahirikwe ku butegetsi byanze